Aha, reka rero mbere yo gutangira ikiganiro cyacu twiragize Imana nk'uko bisanzwe ku bakristo bose, twakire Marcel atusengera Imana ibamugisha. Amen. Twubahe Imana duce bugufi, dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana ishobora byose, Imana ihambaye. Data ni wowe Imana kandi ni wowe mucunguzi wacu, kandi wohereje Yesu kugira ngo Umwami akutumenyeshe, kandi abamwizeye bose Mwami ntabwo bazarimbuka ahubwo bazahabwa ubugingo buhoraho. Uyu munsi rero Mwami turahuye kubw'ijambo ryawe. Mwami ntabwo twe izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abantu bose bagiye kumvira ijambo, ni ukuri Mwami ugera aho bakura ugire n'aho bageze. Si twebwe gusa, Abanyarwanda bose, abatuye Afurika, East Africa, Asia, Europe, Uburayi no muri Amerika, hirya no hino ku isi Mwami. Reka umuntu wese uri bumvira ijambo aho yarari Mwami have kandi arekeraho, kandi ijambo rikomeze kumwubaka rwose kuko Imana ishoboye byose. Urakoze rero kubw'umuyobozi w'iki kiganiro, urakoze kubw'abantu bose batwakiriye hano bahereza umugisha. Mwami turasenze kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro n'ikuzo no gupfukamirwa n'ibyawe, gushyirwa hejuru n'ubuhanga mu izina rya Yesu. Amen. Turi kumwe n'abandi bakozi b'Imana nabo bagenda babibwira. Okay, murakoze. Amazina yanjye Twarushima Marcel, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Kristo. Imana iduhe umugisha. Abasengera mu itorero Patmos, akaba ari umurimo w'Imana. Imana iduhe umugisha. Yesu ashimwe cyane. Amazina nanjye nitwa Ingabire Esther, nsengera mu itorero rya ADPR, ni umumama w'abana batatu. Imana ibahe umugisha. Aha, rero nk'uko mwabyumvise tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana mu kiganiro cyitwa Garukiraho. Ni ikiganiro cyiza cyane kizajya kibageraho kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa inzira y'agakiza. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, twahaye intego yitwa kumenya uguhamagara n'icyo aguhamagariye. Turaza kwifashisha ibyanditswe byinshi. Wowe udukurikiranye ubaye ufite Bibiliya byaba ari byiza, cyangwa se ufite ahantu wandika kugira ngo uze kurushaho gusobanukirwa. Rero ndabakiriye amahoro y'Imana n'abandi namwe mwese kandi mwiyumve n'ikaze. Reka Marcel afate Bibiliya adusome Itangiriro, igitabo cy'Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere tugeze kuri 3. Igitabo cy'Itangiriro umurongo wa mbere kugeza umurongo wa 3. Okay, murakoze. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Igitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro ibice 12 ku murongo wa mbere. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. 2, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Amen. Aha, rero arakoze cyane. Wenda tuganiriye kuri iri jambo turagira ngo tuvuge ku muhamagaro. Ese umuntu asabye iki mu muhamagaro? N'iki yakora mu muhamagaro kugira ngo umuhamagaro urusheho kugenda neza? Marcel, rero ntekereza ko abantu benshi cyane hari abantu tubona yuko bahamagawe, ndetse hari n'abihamagaye. Kandi iyo umuntu yihamagaye arabimenya, kandi niyo yahamagawe arabimenya. Niko ntekereza Esther, niko ntekereza. Rero hari ibintu byinshi mu muhamagaro. Urumva Aburahamu ijambo Imana imubwiye, iramubwiye ngo va mu gihugu cya so ujye mu gihugu nzakwereka. Iyo umuntu ahamagawe, niko ntekereza, sinzi namwe muraza kubwira abadukurikiranye uko mubitekereza. Iyo umuntu ahamagawe hari aho Imana imuvana,
hari ikimusaba gukora kugira ngo umuhamagaro we urushaho kwiyevarwa, urushaho gukura. Niko mbyumva, sinzi nawe batubwira. Arakoze mwene data Deo. Guhamagarwa, twasomye iri jambo ry'Imana tureba ukuntu Imana yahamagaye umugabo witwa Aburahamu, iramubwira ngo va mu gihugu cyanyu usige inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka, kandi nugera muri icyo gihugu nzakwereka nzaguha umugisha, nzakugwiza, ukomeje hepfo gato ngo nzakugira ubwoko bukomeye. Rero iyo umuntu ahamagawe asabwa kuva. Kenshi na kenshi Imana ikwereka ko igushaka cyangwa se hari ahantu ishaka kukujyana, ariko hari ibindi wari urimo. Aburahamu tubwira ngo yari ari iwabo kwa Seteri, ngo bakoraga umurimo wabo wari gukora ibigirwamana bakabicuruza. Hanyuma rero Imana iramubwira ngo uva aho ngaho, va muri ibyo bigirwamana, nk'uko nawe cyangwa nanjye Imana yampamagaye ikambwira ngo va mu kuraguza kw'iwanyu kwa basogokuruza muri gakondo, va mu kigare cy'abajene bagenzi bawe, cya kigare kikujyana ku itabi, cya kigare kikujyana mu kabari. Imana ivuga ngo va aho ngaho, hanyuma numara kuvayo uze kwereka ahandi kujyana. Ibyo bintu byose ubisige ubireke. Ikintu cya mbere cyerekana ko umuntu yahamagawe ni ukuva, kugira ibyo avamo, akagira ibyo avamo, akagira ibyo asiga, akagira ibyo areka. Icyo ni cyo kintu cya mbere cyerekana ko umuntu yahamagawe. Wenda ibindi muraza kugenda mukomerezaho, numvaga icyo ngicyo ari cyo kibanza. Byanze bikunze hari ibintu umuntu agomba gusiga. Mu gihe ntabyo wasize biragoye ko icyo uhamagariwe ubasha kukigeraho. Niko njye mbitekereza. Donc urumva Esther atubwiye ibintu byiza ko hari ibyo ugomba kuvamo cyangwa se gusiga kugira ngo ugere aho Imana igushaka. Ndatekereza neza yuko Aburahamu yumvise ko ari Imana imuhamagaye, kandi ntabwo yatindiganije, yahise ayumvira, arahaguruka. Donc aragenda akora ibyo Imana yashakaga. Ndumva Marcel nawe watubwira uko byumva, kuko iyi ntego turashaka ko abantu bamenya ukuri, bamenya guhamagarwa. Yego. Urakoze, Imana ibahereze umugisha. Iyo ikintu nasobanukiwe, ikintu gikomeye cyane Imana ijya itumvikanaho n'abantu. Ubundi iyo Imana iguhamagaye mu by'ukuri iguha amahirwe, cyangwa se uyisenze iguha amahirwe y'icyo ngicyo mbega uyisabye. Noneho ikibazo ahantu kiza kuba, nk'uko njyewe bizi, umuntu wese umunzani barawugendana, kandi Imana yo mu by'ukuri iyo iza kukubaka, ntabwo Imana ikubaka mu isi bigaragara, ahubwo Imana iyo ije kukubaka ihera mu isi bitagaragara. Abantu rero muri iyi minsi impamvu ibintu bipfa, dushaka kubaka aho abantu bagira bute bareba. Mu gihe rero wubaka abantu bareba, ariko mu isi y'aho abantu batareba utubakitse, byanga byakunda ibyubatse mu isi y'ibigaragara biba bijegajega. Imana yabanzaga kubaka Aburahamu mu isi bitagaragara, kuko iwabo baraterekeraga, barabandwaga, bagenderaga mu mihango itari myiza imbere y'Uwiteka. Imana rero imuhereza promise cyangwa imusezeranya, ariko ikamubwira ngo nawe ugomba kugira icyo ugira gute urekura. Bishaka kuvuga iki? Nteruye ino Bibiliya, ntabwo mukozi w'Imana Deo umpereje yindi Bibiliya, usibye kuyifata nkayishyira hejuru yayo, ariko ntabwo ishobora kuyifata neza. Bishaka kuvuga iki? Kugira ngo ugire icyo wakira ugomba kugira icyo waza gutakaza. Abantu rero benshi bari mu murimo w'Imana turabyigana, ariko buri muntu muri we azi neza yuko nubwo Imana yamuhamagaye, ariko hari ibyo atemeye kurekura burundu agire gute ngo abireke. Rero haba hakiri ikibazo iyo ugifite ibindi runaka utengamatiye, kandi wibwira yuko uri mu nzira ijya i Siyoni. Rero mu by'ukuri hari ibintu umuntu agomba kubanza kureka kugira ngo abashe kugira gute kugendana n'Imana, Imana imwihesherezeho icyubahiro.
ntabwo byoroshye mwebwe mudukurikiranye, ariko turagira ngo tubabwire ko iyo umuntu yahamagawe icya mbere hari ibyo arekura kuko hari uguhamagarwa gutandukanye, wenda turaje runako tukuvugeho kuko hari abahamagawe n'abantu kandi iyo uhamagawe n'Imana bitandukanye no kuba wahamagawe n'umuntu. Iyo uhamagawe n'Imana iguha misiyo kandi iyo misiyo iragushyigikira, kimwe yuko iyo uhamagawe n'abakomeye nabwo hari sapoti baguha, ariko bitandukanye ko iyo uhamagawe n'Imana hari ibikoresho Imana igenda iguha wifashisha muri urwo rugendo, muri uko guhamagarwa kwawe. None njyewe ngizemo igitekerezo cyangwa se icyifuzo ndetse hazamo n'ikibazo kivuga ngo ese kubera iki abantu benshi bitwa ko bahamagawe ubona yuko imihamagaro yabo batayikoresha uko bikwiye? hari igihe ubona umuntu ukumva ngo ni umuvugabutumwa, ariko ukasanga ubutumwa mu by'ukuri ari gutambutsa ntabwo ari ubutumwa bwiza. Kandi umuvugabutumwa uhamagawe n'Imana, ntekereza yuko abahamagariwe kuvuga ijambo ry'Imana uko riri, atabyongereyeho atanagabanijeho. Rero nibaza njyewe impamvu abavugabutumwa bashobora kuba barahamagawe n'Imana ariko bakaba bakongera ku by'Imana yabahaye. Sinzi ikintu mwabivugaho, gusa njyewe byanteye kumva yuko ngize impungenge zikomeye. Ubutumwa bwiza buri kugenda bwangirika. Kubera iki? Kubera ko abantu bahamagawe ntabwo bari gukorera mu muhamagaro bahamagariwemo, ahubwo bari kugenda bongeramo ibyabo. Urugero rufatika kugira ngo wenda hano turi ni mu kiganiro, urugero rufatika kugira ngo tuze kugira mperutse kubona video ni umupasiteri umwe wavugaga yuko mu biganza bye harimo umuti utanga abagore, harimo umuti utanga abagabo. Sintekereza yuko ibyo nabyo bitari mu bintu biri kugenda byangiza ubutumwa bwiza. Ese umuntu yahamagawe akavuga ko uwo muti utanga abagabo uri mu biganza byawe n'Imana? Yes, mu biganza bye ngo harimo umuti. Bisa nk'aho abantu mu guhamagarwa kwabo harimo kwiyamamaza. Mbonye ijambo ryiza, kwiyamamaza aho kwamamaza wabahamagaye. Si ikintu wabivugaho? Ikintu nabivugaho gitera ibyo ngibyo, mu by'ukuri turebye uko Kristo yakoze ari hano mu isi, ikintu cya mbere yabwiraga abantu, yababwiraga ubutumwa bujyanye no kwihana cyangwa se kureka ibyaha. Yarangiza akababwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Nawe yakizaga indwara, nawe yakoreraga ibindi bitangaza, arabwiraga ngo ibyaha byawe urabibabariwe kandi ntuzongere gukora icyaha ukundi. Hanyuma rero iyo umuntu avuze ngo mu biganza byanjye ngo harimo ufite impano yo kuba waza muhakurambikaho ikiganza ukabona umugabo, ngo mu by'ukuri ibyo ngibyo ntabwo ariyo misiyo. Kuko Yesu yaratubwiye ngo mugende mubwiriza abaremweho abantu bose ubutumwa bwiza, hanyuma abemera bakihana muzababatize. Inshingano ya mbere dufite nk'abantu b'Imana ni ukubwiriza abantu ubutumwa bwiza hanyuma bakihana. Ntabwo inshingano dufite ari kubwiriza abantu ko babonye abagabo, babonye abagore, babonye amazu, babonye amamodoka. Ibyo ngibyo ni ukujya hirya y'umuhamagaro. Ikintu rero mbona gitera abantu ibyo ngibyo ahanini ni ugushaka indonke. Nimbwira abantu ngo baze bafite impano zikomeye z'ibitangaza, ni ukubera ko hari icyo nshaka muri abo bantu. Ariko ntabwo njyewe nshaka kubashyikiriza Kristo nk'abantu nzagunza. Bibiliya yatubwira ngo abahinduriye benshi ku bukiranutsi. Haleluya. Ngo abo ngabo bazarabagirana kandi bazaka nk'inyenyeri. Ntabwo rero ngo icyo akeneye ari ukuzabana n'abo bantu mu bwami bw'Imana, ahubwo icyo akeneye ni ukubona ibyo batunze. Rero ahangaha iyo tugeze aha twumva twabwira abantu ukuri, twababwira ngo niba ugiye mu rusengero ugenda ushaka Imana, ugiye gushaka apostle runaka cyangwa pastor runaka cyangwa undi muntu runaka, genda ushaka Imana. Kubera ko ahantu hose uri wowe wese iyo useze Imana irakumva. Petero ngo yateruye amagambo aravuga ngo amenye neza yuko Imana itarobanura ku mahanga yose umubize agakora ibyo gukira
gukiranuka Imana iramwemera niyo wajya mu cyumba cyawe ugasenga Imana yakumva niyo waba uri mu nzu ukavuga uti Imana ndagukeneye Imana yakumva rero ibyo biganza bishyushye ntabwo ari Imana ibi ahubwo Imana ikeneye wowe n'umutima wawe Imana ikeneye wowe ntabwo ikeneye wowe unyuze muri pasiteri Imana iramugisha rero nawe aragira icyo bivugaho Sister Esther Imana ikohereza umugisha